hanyuma pisto yajya mu gusunika bikanga, bikaba ngombwa yuko yigonda iyo ikomeje kuyihatiriza watsa. Hello guys, inshuti zanjye, nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi channel ya Rwanda Auto Skills. Noneho ubu ngubu tugiye kureba ku kintu abantu bakunze kugira urujijo, impamvu amazi ashobora kwica moteri yawe kandi nta mazi wigize usuka muri radiateri, nta mazi wigize ushyiramo cyangwa se nta mazi wigize uyinywesha. Imodoka nyinshi ziragenda mu mazi menshi kandi nawe nyinshi ugikunda kuzibona, ukibaza uti iriya modoka irakomeye, ari amazi irayacamo cyangwa se irakomeye irabicamo. Ese uzi ikintu gishobora kubaho iyo amazi anyuze mu muyoboro cyangwa se mu mwanya atagombye kunyuramo? Ubundi nk'ibisanzwe tusanzwe tuzi yuko moteri ikenera cyangwa se igira umuyoboro wa air intake, aho umwuka winjira nyine muri moteri. Hanyuma ukagenda, dore umuyoboro wa air intake, dore nguyu niho hinjiriramo umwuka. Hanyuma ukagenda ugahura na essence igata yinjiramo, bigahuriramo bikivanga, hanyuma bikajya muri sayirenda. Ariko se uzi yuko iyo hinjiyemo amazi ahangaha muri uyu muyoboro urimo kureba, uyu muyoboro wa air intake, iyo hinjiyemo amazi aragenda akinjira muri ya sayirenda yacu dufite ahangaha, aragenda akinjiramo ahangaha urimo areba mw'isayirenda ahangaha. Ubwo rero iyo yinjiyemo mw'isayirenda ahangaha, uzi ikintu gita kiba ikibazo rero naho ngaho gitangira kivukira. Iyo habayeho icyo kibazo, amazi akinjira muri sayirendazi, hanyuma pisto yajya mu gusunika bikanga, bikaba ngombwa yuko yigonda iyo ikomeje kuyihatiriza watsa moteri cyane cyangwa se watsa imodoka yawe cyane. Izi pisto noneho ni connecting rod ziragenda zigata ivunika, hari igihe ihita ivunikamo kabiri. Nk'ahangaha nk'uko bigaragara ahangaha zarigonze, nawe urimo kubireba ahangaha. Iyi pisto yarangiritse nk'uko ubibona, nuko ahangaha wenda bitari muri sayirenda cyangwa se bitari muri moteri. Uri kubona rero pisto ibihita biva mu mwanya wayo, bita umwanya wayo. Na za oil ring cyangwa se compression ring zita ziva mu mwanya wayo, ziva mu mwanya wayo zikajya aho, cyangwa se nyine mbega zikangirika. Rero noneho rero iki kibazo kibayeho kuri moteri yawe bakita engine hydraulic. Noneho mu gihe moteri yawe cyangwa se imodoka yawe yahagaze yanze kugenda, pisto mo imbere zahuye n'iki kibazo cyo kuba zagonda amakuriya cyangwa se yacika, na za piston ring zarangiza zigata umwanya wazo, utangire kubona inyuma muri shampuma hatangiye guturukamo imyotsi itandukanye, umwotsi w'ubururu, w'umweru cyangwa se w'umukara, bitewe n'ukuntu ikibazo kibayeho muri ako ka mwanya mo imbere. Utangira kubona umwotsi w'ubururu byagenze bitya rero. Noneho kubera yuko za oil cyangwa se ya oil spring utangira kubona icyo kibazo byagenze gutya. Noneho kubera yuko ya oil ring yataye umwanya wayo cyangwa se yangiritse, ya mavuta rero arazamuka kubera ko piso cyangwa se bya connecting rod biba byangiritse, byataye umwanya wabyo. Ya mavuta rero arazamuka akagenda agahwana ya essence. Rero iyo amavuta azamutse agahwana ya essence cyangwa se bigahura bikivanga nyine muri makeya, niho utangira kubona rero umwotsi w'ubururu utangiye gusohoka inyuma muri shampoo. Noneho mu gihe rero habayeho yuko urimo urabona ko noneho irimo kuzana umwotsi w'umweru, kwa kundi rero y'amazi yagiye muri ya sayirenda anyuze muri wa muyoboro wa air intake akajya muri sayirenda, akagenda agahura na ya essence. Rero aho ngaho niho bita bibyara cyangwa se bifominga wa mwotsi w'umweru. Hanyuma rero ukongera kwabona n'umwotsi w'umukara, nyine bitewe n'ukuntu nk'iyo situation urimo n'ukuntu bigenze. Ubwo rero moteri yawe kwa kundi fuel nyine birimo ntabwo irimo gutwikwa neza. Rero irimo gutwikwa nabi, niho rero usanga ubona inyuma hatangiye kuza ibyotsi by'umukara bikabije cyane. Ya guys, niba iyi video wayikunze cyangwa se ikwigishije, kora like, ukore share, ukore subscribe kugira ngo n'izindi video zijya nzajya nsohora ujye uzibona ku gihe, uzibone umunsi ku munsi.
ntiwibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane, naho waba utumvishe neza ushobora kwandika muri comment tukagufasha tukagusobanurira neza kandi ukahava ubimenye. Bye, ciao ciao.